Nongeye kwirirwa. Hello again my guys. Okay, murakomeye. Okay. Mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu hano ku Isi ya None TV, mukaba mudukunda, mukaba mwarakanze subscribe. Okay, turabashimiye cyane, kandi wowe utarayikanda turakwibutsa ko wayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibindi biganiro dushyira hano kuri channel yacu Isi ya None TV. Okay, Isi ya None TV bagezaho filime zisobanuye, comedy ndetse n'inkuru z'uruhererekane nk'iyi turi kubabwira yitwa Kucyaringe igice. Kucyaringe inkuru y'ubuzima. Okay. Twagiye n'igice cya 16. Igice giheruka duheruka ubwo Peter bari bageze ku gipangu batungurwa no kubona umuntu ukinguye. Ese yarinde. Okay, twagiye n'igice cya 16. Nanjye nabyumvise vuba, imodoka nyiye ikiboko. Mu kanya gato twari tugezeyo, mvuze ihoni. Hashize akanya gato urupangu rurafunguka. Mu kureba ufunguye twese tugwa mu kantu, twibaza uko byagenze, biraducanga. Ubwo twese byaraducanze, twibaza aho umuzamu yagiye ku buryo papa Sandrine yaza kwikingura urupangu. Ubwo imodoka narayinjije. Sandrine ahita avuga, Sandrine, umva sheri, uretse gusohoka nkwereke akantu ngiye gukora. Yahise asohoka mu modoka vuba, asuhuza papa we, baganira ibyo ntumvise, bahita binjira mu nzu. Hashize akanya Sandrine aragaruka, ubona ko ibineza byamubanye byinshi, maze ahita abwira Sandrine, sha sohoka tugende, ababyeyi bafite amatsiko y'icyo ngiye kubereka, nasanga bivumbuye. Peter nawe kandi ntusigare, ugomba kuza ukirebera ibyo birori. Ubwo twase dusohoka mu modoka, njye na Sando twinjira mu nzu. Twageze dusanga ababyeyi ba Sandrine bicaye mu ntebe bari kwiganirira, ariko bari bapfukije udutambaro tw'umukara bose ku maso. Sando yashatse guseka, ariko mpita mukomaho ngo atica surprise y'impanga ye. Sandrine yahise avuga, Sandrine, mami nawe daddy, nizere ko nabatindiye rwose. Papa Sandrine, ariko wa mwana we, imikino urimo ni bwoko ki? Ubu urabona mwene nyoko ataragera ku kibuga cy'indege akabura umwakira. Sandrine ahita amera nk'uwikanze, ariko yari ukwijijisha. Ahita avuga, Sandrine, yuhi, uzi ko nari nabyibagiye, ngaho ngiye kubara 3 mwipfukura, ubundi tumuhobere, nako tujye kumuzana atarambirwa. 1 2 3, ubwo bose bipfukuriye rimwe mu kureba, bakubitana amaso n'umwana wabo. Mbega ibyishimo mu maso habo we. Ubwo mama Sandrine yarahagurutse vuba, ahoberana n'impanga yibarutse, ariko amarira yabatanze imbere. Naho papa Sando aho yicaye, we yirahiraga uwamugabiye Gaju na Sine, akibaruka impanga. Ubwo nawe yahise ahaguruka ahobera Sando. Amarira n'ibyishimo yari yamubanye menshi, ariko n'igitangaje Sandrine nawe yari yarize. Ubwo bigoranye bose baratuje. Hakurikiraho ikirori cyo kwakira Sando, kuko inshuti z'umuryango ndetse n'abakoranaga na Sandrine ndetse na Sando bose bari baje. Ubwo n'ibirori byarasojwe, tujya kuruhuka. Iminsi yakomeje kwicuma, ari bwo buzima mbayemo. Umunsi umwe nari nagiye gusura Bizi hamwe yakoreraga. Ubwo twatangiye gutera urwenya nk'ibisanzwe. Ahita ambwira, Bizi, ariko mwana bite byawe ko nta kintu wibwira, kandi
kandi waragiye mu magaju. Njyewe wapi bro, mu byo nteganya ibyo ntibijya bizamo, kandi byongeye hariya ni kwa boss. Ubwo se urumva ntaba nisimbukuje cyane koko? Kandi ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Ahubwo reka ntegereze ndebe aho ubuzima bunyerekeza bize. Ariko mwana, ubundi wowe uranshanga kweri. Ariko koko ngo imboga zibona abana. Ntabwo nabitindaho njyewe. Mva bro, reka tuve kuri iyo sije twiganira ibindi. Nakomeje kuganira na Bizi kugeza ku mugoroba ndangije kumusezera. Kuko nari ngiye kureba Sandrine ngo mucyure, kuko amasaha y'akazi yari arangiye. Imodoka nahise nyiha ikiboko, ngezeyo nsanga Sandrine ari kumwe nabo bakoranaga. Ambonye ahita abasezera, yinjira mu modoka ahita ansuhuza. Sandrine: Peter, ko mbona ufite ibimwenyu ku munwa, se ninde ukubwiye akantu keza? Cyangwa uvuye guhura na muramukazi wanjye? Njyewe wapi kabisa, iyo ngingo ndi umusimbura, ahubwo mvuye kwisurira wa umutipe w'inshuti yanjye nyine. Sandrine: okay, ni byiza kabisa. Ahubwo se ubu ntahe none hara? Oya, nako irungu ryanyica. Ubu Sando nawe ntiyari yava mu kazi. Ahubwo twerekere kuri Infinity Cinema House tube twirebera film, sibyo? Njyewe nta kibazo rwose. Imodoka nahise nyerekeza aho Sandrine ambwiye. Tugenda twiganirira, bigeraho twese amagambo aradushirana, tugenda nta n'umwe uvuga. Ariko nkabona Sandrine agenda ndeba, nanjye nkijishe nkirebera imbere ngo ntakora impanuka. Ubwo twakomeje kugenda. Tugeze ku iduka ricuruza amatelefone, Sandrine ahita ambwira: Sandrine, umva Peter, iba uhagaze gato uze njye kuguhitiramo telefone, sibyo? Ubwo natekereje nibuka ko nta na telefone ngira koko. Duhita dusohoka. Twageze mu iduka, atangira kugenda areba keza, kuko njyewe iby'amatelefone ntabyo narinzi. Hariyo yaje gufata abaza ibiciro, mpita nkora mu mufuka ngo nyishyure, ariko arambuza. Ahubwo we akora mu gasakoshi yari afite mu ntoki, akuramo amafaranga arishyura. Ubundi dukomeza urugendo. Umunsi umwe Sandrine avuye ku kazi, turi mu modoka. Sandrine ahita ambaza: Sandrine, Peter, wari wigera usohokana n'umukobwa umunsi umwe? Njyewe oya rwose, nta na rimwe kabisa. Sandrine atunguwe: none se Peter, ejo uko nshaka ko dusohokana uzabyemera? Njyewe mabuja, ese mabuja? Ntucikwe n'igice cya 17. Okay, turagushimira wowe ukomeje gukurikirana ibyo dushyira hano, amavideo dushyira hano kuri page ya Isi ya None TV. Tugushimira cyane, kandi wowe wamaze gukora subscribe nawe utarayikora, turagusaba kuba wayikora kugira ngo ujye ubasha dukurikirana hano kuri Isi ya None TV. Tuhashyira video za filime zisobanuye, comedy ndetse n'inkuru z'uruhererekane kabisa na rungu. Twigaruke. Ese Peter, iki cyifuzo cya nyirabuja aracyemera cyangwa aramuhakanira? Ntucikwe n'igice gikurikira. Ken Alex tuyizeye bategura inkuru, akaba nayo uyibagezaho. Ciao, Imana ibarinde.